bakunze ba Disconnect TV nizere ko mukomeje kugubwa neza ngero nkuko bisanzwe ni Alex Uzike ni hano kuri Disconnect TV nkuko bisanzwe rero nyantangira ibiganiro byanjye mbasuhuza urumva ko ntabashuhuje n'abandi ingayi ubwo rero mbasuhuza muherereye hose ubwo ndavuga ngo abaherereye muri Amerika abaherereye muri Europe abaherereye muri Afrika yo dukomoka abaherereye muri Aziya mwese n'ahandi hose abasha kumva ibiganiro byacu by'umwihariko abumva ikinyarwanda kuko nicyo dukora mu biganiro ndizera ko mukomeje kugubwa neza Uwiteka rero akomeza abarinde uyu munsi nkaba nabazaniye nanone umutumirwa ntago ari bwo bwa mbere n'ubundi niwe twari turi kumwe ubushize ni Pastor John Migabo wenda ntago muramubona no kuri ekara zanyu hano imbere reka tumushyireho kugira ngo nawe abashe kubasuhuza ushobora gusuhuza abakurikiye ibiganiro byacu bya Disconnect TV urakoze ndabashuje mu izina rya Yesu Imana ihabwe ikibahiro tugiye kuganira kandi yabambwiye ndizera ko turi bugiye ibihe byiza amen Mbo nkuko bisanzwe rero ubushize wadutangije n'isengesho burya yo abantu bari kumwe na pasteri nta byo gutangira burya cyenyeje niko babivuga niyo mpamvu nagira ngo tubanze turagize ikiganiro cyacu Imana kugira ngo ituyobore muri ibi biganiro rero ngusabye wadutangiza n'isengesho no kugira ngo twinjire muri topic urakoze Imana turagushimye ntabwo ari ibihe byose tubona akanya nk'aka ngaka kuganiriza abavandimwe inshuti aho bari hirya no hino ku isi ntabwo twebwe twabona amagambo yo kuvuga utatuyoboye tugiye kwiyobora ubwacu twashyiramo amarangamutima yacu twashyiramo ibidakwiye bikomeretsa abandi ariko ntabwo ariyo ntego ntabwo ariyo ntego cyane cyane muri ibihe turimo ibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ya minsi 100 tugomba kwimara tubazirikana nukuri tukabatekerezaho tukareka ibindi byose tugafata umwanya nk'uyu nguyu tukavuga tutari ko haracyari amizero yuko abarokotse jenoside nukuri bashobora kongera kubyuka bakagira imbaraga bakagira n'ikizere cyo kuzabaho ari uyu munsi ari n'ejo hazaza nuko rero yuduha kwibuka gutyo tubasengera tubavugisha kenshi abo twegeranye nabo kugira ngo barusheho kumva bari kumwe n'abafashe mu mugongo kiganiro tugiye kugira muri kano kanya rero tugishyise mu maboko yawe kugira ngo ukiyobore mu ntangiriro kugeza kinasoje in Jesus name amen murakoze rero nizere ko tukiri kumwe tugiye rero kwinjira muri topic yacu twabateguriye uyu munsi ni topic ivuga ku muntu uzana umuryango we hano mu mahanga ubwo ndavuga hari igihe wabura umugabo uri hano mu mahanga cyangwa se ni Burayi ukagira ngo uzane umugore wawe uturutse muri Afrika cyangwa se umuryango cyangwa se abana byose umuryango abana cyangwa se niba uri umugore kuzana umugabo hano muri ibihugu by'i Burayi ariko mbere yuko tubyinjiramo wenda hari ikiganiro yize gutanga cyaraturyoheye cyane abantu benshi ntabwo babizi hari inzira niba ari 3 niba ari 5 ntabwo nzibuka neza umuntu ngo anyuramo ashobora kunyuramo azahani Burayi cyangwa se mu bihugu by'amahanga wazitwibita muri makeya mbere ko tubyinjiramo reka rero mbagezeho kuri ziranzira ni ikiganiro nigeze gukora wenda twari tugitangira ibiganiro byacu benshi ntago wenda bagiye babyitaho ubu ngubu ibiganiro by'iki gihe abantu ntago bagikunda ibintu biri serious bashaka bya bindi bitwika sibyo niba ariko nawe utazi gutwika ntabwo ubona za views ndabeja wapi niyo mpamvu ushobora gutwika twika nabi no kwitonda komeza no reka wenda mbinyuremo muri make ariko ntago biri muri topic tugiye kuganiraho nubwo nayo harimo ingingo imwe turavugaho ni ingingo ivuga inzira yego
uko hari benshi baba bashaka kuza hano i Burayi baba batuye muri Afurika ariko akifuza kuza i Burayi atazi inzira yanyuramo, akumva yuko ari ibintu byoroshye, cyangwa se bamwe bakumva ko ari ibintu bikomeye, ariko nyamara wenda umfashe muri izi nzira nge tugiye kwibukirana kugira ngo n'abantu babyumve neza. Navuze ku nzira zigera muri 5 cyangwa se 6, ariko reka mvuge muri make. Hariho ku muntu ushaka visa yo kwiga, ku muntu ushaka kuza kwigira hano i Burayi, kuza kwigira hano mu mahanga. Reka nzivuge kuri make, noneho turaza dusobanura wenda ingingo ku yindi, noneho nyuma yaho tuze kwinjira kuri ya ntego yacu, ya ntego ya topic twateguye. Ubwo maze kuvuga ku muntu ufite cyangwa se uri gusaba visa yo kuza kwiga inaha mu mahanga cyangwa se hano i Burayi. Hakabaho na visa y'umuntu uje gusura, wenda gusura inshuti yawe hano mu mahanga. N'umuntu amuha invitation akaza akamusura agasubirayo. Ni ibyo ngibyo kabisa. Cyangwa se ufite umuryango, uko wasaba visa kugira ngo uze kubasura, ugomba bo. Hakaza rero indi visa yo kuza kwivuza. Urabona urwaye. Nuvuga ngo muri Afurika ntabwo ari hagera iterambere ry'ubuvuzi buri hejuru. Kuza kwivuza Burayi n'amafaranga menshi cyane, birahenda cyane. Abenshi baza kwivuza hano i Burayi ariko muri cyagiye ni ya ndwara kabisa ibiri serious, ukumva nubwo mu bihugu by'iwacu naho ubwo buvuzi bugenda bugera. Ariko no mu Buhinde naho bagiye kwivuza mu Buhinde, muri Kenya, South Africa, hirya no hino. Ariko iyo baje Burayi ni ibindi yaba ari ibindi nukuvuga ngo ni ya ndwara iba iri serious. Ubwo nyuma yo kuza wenda ushaka visa yo kwiga, visa yo gusura, visa yo kwivuza niyo twari tugezeho. Hariho noneho na visa yo ku muntu uje nk'umudiplomate. Ubwo iyo ni visa umudiplomate bashaka kuvuga uje mu buryo ushatse gusaba. Nukuvuga ngo hari nk'abantu baba batumwa n'igihugu. Yego. Nk'umuntu tuvuge ukora muri ambasade. Ndabyumva. Noneho ni ibihugu, ni imikoranire y'igihugu n'ikindi. Niyo bita visa diplomatique. Ubwo rero iyo visa iyo igihugu kigutumye niyo visa baguhereza, kuko nicyo gihugu bujemo. Nukuvuga ngo babakuzi bakwiteguye. Nibyo. Noneho hakazaho na visa yo guhuza imiryango. Ubwo rero reunification familiale ngira ngo bivuze neza, cyangwa se family reunification mu Cyongereza. Nibyo. Ubwo rero iyi ngiyi ya nyuma niyo turibandaho cyane kurusha zindi, kuko ubwo abashaka yuko tubijya imuzi basubira inyuma. Ariko nta yindi visa bibagiwe. Karame? Nta yindi visa bibagiwe. Basa ni ihera. Hari ya Panyarodes. Hari visa ya Panyarodes. Nibyo. Iyo visa rero iyo ntago itangwa, ahubwo umuntu niwe uyiha, sibyo? Wenda reka nabyo tubivugeho. Urabona iyo waruvuza ya Panyarodes. Bayita Panyarodes. Urabona mu Giswahili kirasa nifu. Urabona bano bantu baza mu mahanga banyuze wenda mu nzira z'amazi, twumva abo amato yaroshye mu mazi cyangwa se mu nyanja, niyo wenda twagereranya nk'ari Panyarodes. Hari abanyura muri Espagne, hari Espagne basimbuka ibikuta cyangwa se ibipangu kugira ngo babashe kugera muri ibi bihugu by'i Burayi. Hari abanyura muri za Mayotte, ni henshi. Ibyo byose niyo visa twari twibagiye, nubwo nyine twashizemo urwenya. Ariko hariho n'izindi wenda twaba tutibuka neza. Gusa mugiye mu kiganiro cyashize cyo nari nabikozeho, nari nabivuzeho birambuye. N'ubwo barabisobanuye bihagije, naragikurikiranye cyiza cyane. Yari inshamake muri makeya, urakoze. Ariko noneho twari twavuze ayo mahirwe hari igihe umuntu agira hano ari wenyine. Umusore
ukaza ugakora ugashaka ubuzima cyangwa se uri umukobwa ugakora ugashaka ubuzima ukavuga uti ndifuza kuba najya iwacu nkarongora cyangwa se nkarongorwa hanyuma igihe kikazagera nkakora family unification cyangwa se nkahuza imiryango yacu igahura umugore n'umugabo bagahura kabisa. uyu munsi rero impamvu nanjye numvishe topic nayikunze hari ibibazo byinshi umuntu uzanye umuntu biramuvunnye biramuhenze nuje nawe biramuvunnye biramuhenze ajya kuri za ambassade gushaka za visa amatike niki ni inzira ndende noneho bamara guhura Imana ikoze ibitangaza bikanga tu benshi bikanga pesi turabizi none umuntu akavuga ati ni iki ni gute kubera ko dufite experience sibyo niki umuntu yakora wowe ugiye kuzana umuntu wakwitegura gute wamwitegura gute wamutegura gute bo ibi rero ndagira ngo wenda tubiganireho neza byimbitse yego abantu barajya babona ndi bize wenda nuko ndi no gukora ndi kuyobora ikiganiro abantu ku buhanga bw'ibyo n'ubuhanga buhanitse ntabwo umuntu yabivamo abantu barabyihanganira aba nta kibazo ndagira ngo rero wenda tugende muri uwo mujyo ni gute noneho umuntu yaba afite umuntu ajya kuzana wenda tuvuge uri umugabo ushaka kujya kuzana umugore wawe muri Afurika kugira mubane hano cyangwa se uri umugore ushaka kujya kuzana umugore wawe kugira ngo mubane hano reka bino bintu tubyinjiremo ariko mbere yuko dukomeza hari akantu nashaka ko tuvugaho nanone muri ziriya ngingo zose natangiye mvuga yego haruza kuri ayo maviza ariko akaba akeneye no kuguma hano sibyo hari abahaza muri ubwo buryo bwose kwiga kwivuza fin de fin akazigumira hano icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ashaka ibyangombwa byo kugira ngo abe hano iyo agize amahirwe atari ukuvuga wenda ngo niyo viza ashaka yo kuza kwiga gusa hari igihe bamuha ibyangombwa akaguma hano noneho nawe akaba ari nawe uzatumizaho wa muryango we umugore we yasize abana yasize bose bakazana ibyo ngibyo noneho dukomeza ni gute wowe ubona byakorohera umuntu kugira ngo azane umuryango we awukuye muri Afurika yaba ari umugore umugabo se abana wowe ni iyihe nzira yoroshye kugira ngo kirumvikana buriya rero twe dusoma ijambo ry'Imana Satani buriya aratega agatega tugategura agatega tugategura ariko iyo mumaze kumutsinda mumaze kuba babiri ngo tuvuge umugore n'umugabo kwa kundi umugore wenda azanye umugabo cyangwa se umugore azanye umugabo bageze hano barishimye n'ibindi byose aho ngaho rero Satani abashinye amenyo kabisa ababateze iyo rero batabaye abahanga ngo bashyire hamwe bumva ibintu kimwe arabashwanya gusa cyane cyane ko baje mu mico idahuye ndabyumva ngira ngo nkumva ko ku muntu utegura umuntu agiye kuzana ikintu cya mbere agomba gukora ni ukumubwira detail yose y'ukuri kumubwiza ukuri urabyumva uti kuri kwambaye ubusa kwibera hano ngo abenshi hari igihe baza ugasanga wenda agasanga uko yari yiteze ntabe ariko asanga bimeze ugasanga niho ingo zishwanyutse niho umuryango mbega ubanye mu makimbirane kubera ko atabwishwe ukuri ubwo rero njye nkumva ukuri niko kwa mbere kugira ngo umuntu abe yabasha kubana n'undi hari urugero ufite rw'abantu babigezeho ntabwo mbavuga amazina umugabo yazanye umugore ariko ari mu bukene burya rero abadamu akenshi bakunda ukuri umudamu umubwije ukuri yagukunze rwose ibi ngibi abagabo cyane bagomba kubimenya nubwo bavuga ngo umusore utsiraririye ntarongora inkumi siko bavuga mu Kinyarwanda ariko si iteka ryose igihe tugezemo ntabwo ari cyo kwirarira kabisa
ntabwo ari byari bya kera ngo wirarire kugira ngo uzabone umukobwa mwiza. Iyo wiraririye akaza gusanga waramubeshye biba umwanda. Umugabo nta kazi yari afite, aba mu nzu y'icyumba kimwe, akifotora akamwereka ati mba mu nzu y'icyumba kimwe, nta kazi ngira, nta mutungo mfite kuri konte n'ibindi, uzaza tubishake. Buriya rero biba byiza, ariko nanone hari igihe ujya kuzana wenda tuvuge nk'umugore cyangwa umugabo, ahubwo ukajya ujya gutira aho wifotoreza. Mu by'ukuri uwo muntu naza, sibyo? Uwo muntu naza uzamukira ku munsi wa mbere. Nubwo atazavuga kubera ko gutinye wenda, ariko muri yo azavuga ati yampaye nkakambayeho, napfuye noneho tu. Ni gutyo bimeze. Akenshi rero usanga ingo z'iki gihe zo muri ibi bihugu by'i Burayi, impamvu ziri gusenyuka nuko batabwizanya ukuri. Siko bimeze. Ahubwo wowe niki wenda wabivugaho ku muntu nk'uwo, nubwo wari ubivuzeho, ariko tubwire birambuye ukuri nshaka kuvuga. Ingaruka wenda ukuri nshaka kuvuga ni za ekonomi. Ubuzima bwa hano wenda ntabwo byose umuntu abizi, ariko ibyo uza kubajije ubimubwira uko biri. Ati se wenda akazi bimeze biti nk'igihugu cya Denmark turimo. Akazi rero ntabwo ari ikintu cyoroshye kugira ngo uzagire ku kazi keza. Biragusaba kwiga ururimi imyaka 3, biragusaba gukora integration neza, ukubahiriza amategeko ya hano. Biragusaba hano harakonja, ukagenda n'amaguru, rimwe na ukagenda na basi, ntabwo utwara imodoka, ukamubwiza akantu kose uzi, ukakamubwiza ukuri. Naguciye mu ryo uvuga, hari umuntu nzi watumijeho umuntu amukuye muri Afurika, ariko akaba yaramubwiraga ko ari dogiteri, ni umuganga mu bitaro bikomeye, urumva. Mu by'ukuri yamutumijeho, uwo muntu araza, yari umudamu waraza, ageze hano asanga ni wa muntu usanzwe aba muri ghetto, dore ko yari n'umuntu umwe, urukumva. Ni ukuvuga ngo yakoraga se kwa muganga ari dogiteri. Ni kwa kundi ukora kwa muganga. Ukora iki? Reka simvuga wenda utuzi dutandukanye ntinjira muri vie privé z'abantu. Ariko none hari igihe wenda tuvuge hari utuzi twinshi tuba kwa muganga, sibyo? Hari ukora akazi ko gukoropa, hari ukora akazi ko, hari n'utwara abarwayi bavuye kubagwa babajyana kuryama cyangwa se abazana muri operation, n'umuplanto. Abo bose baba bakora ku bitaro. No kuba infirmiere kwa muganga mu bitaro nta kibazo. Turabazi bakorayo. Rero icyo gihe uwo muntu we yamubwiye ko ari dogiteri, ariko kabona noneho umudamu ageze inaha, none wa muntu usanzwe kuko se umuntu urantiyambeshye. Nyuma yaho yaje kubimenya, urugo nta nubwo rwamaze n'umwaka, urumva. Ntabwo bikunda. Rero niyo mpamvu tuba twafashe nk'iyi topic kugira ngo tubiganireho, urumva. Ni kwirinda kwirarira n'icya mbere. Ahubwo noneho mbabarira umbwire, ni gute wategura umuntu nk'uwo kugira ngo azameze neza? Wari wabikomoje azameze neza, wamuteguye mu mutwe, bamaze kumubwiza ukuri, ukuri ko arakwemera cyangwa kwanjye. Umuteguye gutyo, ikindi cyaka bikurikiza ahubwo ni ukumwitegura nk'umuntu mukuru. Ntumwitegure nk'umuntu uzayobora nk'uyobora umwana. Kubera ko impamvu afite imico y'iwacu yakuriyemo, afite identity. Nawe kandi wageze hano hari byakwinjiyemo, byagutwaye time, bigutwara umwanya wo kwitegura, kubimenya. Rero kumutegura nkaho uzamwakira, umujye kwihangana kugira ngo Imana bivuga. Urukundo rwihangana, ukamwihangana, ntushajye mutura ibintu hejuru. Cyane burya abadamu burya biyintegra vuba kurusha abagabo. Abadamu n'abana, abagabo dutsimbarara
hari igihe bavuga ngo abadamu ni abana bagakumva nabi, abadamu bikosore hari igihe bakumva nabi, biyentegara vuba kuturusha, ntabwo mbivuze nabi, biyentegara vuba cyane, twe tugenda gake. Urumva rero umudamu ugiye kuzana umugabo agasanga umudamu yamaze kwiyentegara deja n'abana barentegeye umugabo kugira ngo azinjire muri abo bantu. Nibyo aho ndabyumva kabisa. Wabyumvise? Aho ndabyumvise. Komeza. Noneho rero tumaze kumenya uko wategura umuntu, ukamutegura mu mutwe, akaza azi aho aje kuba, akaza azi umuntu baje kubana, sibyo? Noneho ageze hano, yego, ni gute noneho wamufasha kugira ngo yentegre, noneho amenye yinjire mu muco muri iyi mico tubayemo hano muri Denmark, cyangwa se yaba ari muri Amerika, kuko abenshi iyo bageze hano usanga bibagoye, ugasanga bari kuvuga ngo wenda umugabo yarambeshye, sibyo? Ngaho iyo amaze kumubwiza ukuri, amaze kugera hano, Aristote nyina filozofe yaravuze ngo ntushobora guhindura umuntu, ahubwo niwe uhinduka. Nibyo. Umubera hambo, umucira bugufi kurusha uko we yagucira bugufi. Uko kwa umucira bugufi n'ubumenya ko avuye mu wundi muco, yikubise mu bintu bimucanga, ari confused. Hari imbeho mu kubimere nabi, hari barimo muri commune batije kwiga ururimi, hari ibintu n'ibiki. Ni byinshi nabo nabivamo. Ni byinshi ama pratique, za economy, bya bindi yarazi ko agiye guhaha muri butike ari ukuyora, agasanga n'umubare ku wundi w'amafaranga atari uva guyora ibyo abonye. Icyambere ugomba kumukorera no kumujyana buhoro, ukagira patience. Nibyo. Ariko noneho na mbere yuko aza muri ibi bihugu by'i Burayi, ugomba kuba wamubwiye ibyo byose, ukamubwira ngo nugera inaha, kuko twebwe tuba twarinje muri system, hari n'ibyo utaza ariko nawe utarabimenya, nawe akazabyibonera nyuma. Ariko noneho aba ari byiza kumubwira ngo hano, iyo umuntu ageze hano, akigera hano akora ibi n'ibi, yabigenza gutya na gutya, ntumubwire ngo nugera hano uzahita ubona umukire, uzahita ubona amafaranga, kandi ya mafaranga ntago azayatoragura, siko bimeze, kubera ko nawe ntuyatoragura. Hari umbugiraga ko hano dukaraba amatwi yagira amata, ngo hano twiyagira amata, kanabwira umugore azaza, cyangwa se ngo wisasira amafaranga, amafaranga ari ku misego, hose haba hari amafaranga. Rero niyo mpamvu akenshi hari igihe aza hano wenda atari n'urukundo rega runamuzanye, yumva yuko ari bya bintu aje i Burayi, ibyo byose agomba kubibona, sibyo? Wavuga iki ku bantu nk'abo baza atari urukundo, ahubwo ashaka uburayi? Iyo mugize amahirwe, ari umugore uzanye umugabo, cyangwa se umugabo uzanye umugore, cyangwa se ari umugabo uzanwe cyangwa umugore uzanwe, mukaba mwese mubyumva kimwe mu rukundo. Nsanze umugabo wanjye, ibindi byose ntibindeba. Nsanze umugore wanjye, uko nzamusanga ameze nanjye niko nzamera. Noneho mwamara no guhura mu communication, urumva communication ntagire ibintu wibikamo ngo umugore abyibikemo cyangwa se umugabo abyibikemo. Iki ko nabonye ibi ngibi bimeze bite kutabimbwiye wenda n'urugero, niba utabizi ntabyo nari nzi nanjye n'urugero. Icyo ni cyambe kubwizanya ukuri. Noneho rero kwibwira ko umuntu muteye igipindi, usi ibyago byabaho abantu bagatandukana, ariko kwibwira ko umuntu aje hano mu gipindi cyamungezaho gusura ya mugabo cyangwa se uriya mugore, nahita mujugunya. Nibyo. Kandi ubona bireze, ibyo bintu bireze. Ese nukuba wenda batarateguranye, ni rwa rukundo se kubera ko ashaka ngo aze i Burayi ariko nta rukundo rumurimo, wabivuga iki? Oya, iyo atari icyo ngicyo cy'igipindi cyo kumva ko gusa ye ningeri Burayi n'ubundi uriya mugabo simwishimiye cyangwa se uriya mugore simwishimiye, nzafata ubwanjye buzima, ibyo ni ibindi. Ariko hari n'igihe abantu baba bumva bombi bati tugiye kubaka urugo, noneho bose bakitura hano. Hari ibintu bagomba kwitondera mu buzima bwa hano i Burayi. Njya mbwira abantu ko isi isa,
hari ibintu bagomba kwitondera kabisa. cyane cyane ibintu bikunda gutanya abantu hano ekonomi Nibyo. amafaranga ubwo nawe ufite ibindi ariko icyo kintu cya mbere nawe gisanga number 1 satana dutegeramo ni amafaranga yaho uvuze ukuri kubera ko hari nk'umuntu uba tuvuge yarabanye n'umugore we cyangwa se yarabanye n'umugabo we muri Afurika ariko ikintu cy'amafaranga kivuye uko hano bimeze yenda bivuga none ugasanga wenda bavuye muri Afurika babanye neza muri bwa bukene bw'abari bafite bajya guhinga bagasarura utwo bagurishe bakadusangira neza noneho yagera hano i Burayi ugasanga ahubwo baratandukanye muri Afurika babanye imyaka 30-40 ariko yagera hano ugasanga umwaka umwe bagatandukana bigenze bite rero kugira ngo bigenze bite nicyo cyakindi rero warumbajije ubundi ekonomi nkuko wabivuze ekonomi niyo iri kuzambya ibintu hano i Burayi ni number 1 n'ubu hari ibindi ugasanga umugore n'umugabo ntago bari kumvikana ku bijyanye na ekonomi n'imikoreshereze y'umutungo mu rugo ugasanga byanye nko gucema ijambo gato kandi twibuke ko abazungu nabo cyara bazonze sinzi twenyine nibyo uzasanga rimwe na rimwe hari umugore n'umugabo hano bajya kuhaha umwe afite liste ye undi afite iyi nibyo niyo mpamvu hari aho wavuze ngo ibi bintu satani hari ahantu wavuze ngo satani iyo yinjiye mu rugo arabacanga nyine none akabashiramo no kutabwizanya ukuri basanga urugo araruse siko bimeze konfuzi kabyuka nibyo ubwo rero niyo mpamvu abenshi bapfa umutungo kubera ya satani iyo yageze mu mafaranga ibintu byose birangirika nge ndumva ari mukwiri kiriya kibazo wambajije kubwizanya ukuri communication nkuko wabivuze gushyira hamwe sincere urukumva noneho n'ibintu byose bigenda neza nkuko n'ubundi umuntu wese yakifuje urabyumva urabona ko impamvu tuvuze na ekonomi muri Afurika burya ikintu kikunze gusenywa cyane no gucana inyuma nibyo ntabwo ari cyane nabeshya ntabwo ari cyane pe wenda ngo umugabo afite agiye mu bagore iki ntibikunze kubaho cyane cyane ko ubuzima bwa hano burakaze ntabwo niyo myanya ntikunze no kuboneka ya bene ibyo nibyo n'umugore nuko ariko icyo tukigira icya mbere cya ekonomi icya kabiri twakigira kihe icya kabiri nkuko wari ubivuze ngo nubwo bidakunda kubaho ariko nanone ibijyanye uburinganire sibyo hari ukuntu nanjye ndabyemera hari ukuntu hano inaha umugabo agira ukuntu yishyize hejuru agashaka ngo abe shefu urukumva ariko hano iyo uzanye icyo kintu umugore ntago ari nko muri Afurika kuko umugabo niwe cyane cyane ufata ibyemezo kubera ko iki nikingi mu rugo nikingi n'abana babona urahaha ukumva ko kwakundi ariko hano nicyo kintu ariko niwacu byarahageze niwacu byarahageze ariko nanone ntabwo ari kurugero rumwe hano iyo uzanye ibyo by'ubukingi bwawe umugore aragutata kuri ibyo by'uburinganire mugatandukana kubera iki ya ekonomi murareshya imbere ya ekonomi cyangwa se wenda kuja n'umushahara nibyo none ngira nawe icyo mbivugaho aba bazungu bubatse ubuzima ku buryo kandi byabatwaye igihe abagabo ba kera mu gihe cya kera abagore nabo akenshi barameze nk'abiwacu ariko abagore bakora revolution bari barakora barazamuka bagera ku rwego rw'abagabo bagera ndetse n'ubwo barenga ntibavuga ngo utwara ikamyo ndi umugabo ntibavuga ngo kujya hejuru y'inzu uri umufundi umugore yagutanzeyo kare bose siporo ariruka akagusiga sorry ko ntagucaye mu kibuga hari akavideo mperutse kubona hari
kuri shantiye ahantu bubakaga umugore yarari hejuru ku gisenge, umugabo ari we umuhede, yego, umuhereza amatafari, umuhereza iki, ugasanga ako kantu karancekeje nkavuga wow. Ahubwo byabaye too much, byabaye too much, Eric reka nkubwire kuko byabaye too much, abagore barazamutse pe n'inkuba kabisa, neja mu kwiga n'inkuba, mu kwiruka n'inkuba, n'abagore bashoboye kabisa, ntacyo bamukangisha, rero byageze naho abagabo noneho baca make, nibyo ibyo byose nta mpamvu yo kwishyira hejuru, nta mpamvu yo kwirata, nta mpamvu yo kuvuga ngo mfite umushahara muremure, nta mpamvu yo kwiga kuvuga ngo nige mfite ubwenge mu ishuri, abadamu baragenda babigeraho. Noneho icyo nashaka kuvuga, bigira naho no mu minsi mikuru umugabo n'umugore barasohotse, kwa kundi umudamu ngo nta nkoko kazi ibika, umugabo n'uruzi nta nkoko kazi ibika isake. Asante sana. Hano rero ahubwo biracuritse. Abadamu benshi nibo bafata amajambo mu minsi mikuru, mugakicishikira ahubwo akavuga ati thank you. None ahubwo wenda nubwo tutagira ikiganiro kirekire kikarambirana, none si bya ahubwo nibyo byiza, uburinganire bwabo babukoresha neza cyangwa babukoresha nabi muri ubwo buryo. Kuri iyo ngingo wari uvuze ni ubwabo nyine, ni ubwabo, nacyo kintu akenshi gikunda gutera za conflict. Navuze ko akenshi abagabo bagenda muri wa muco cyane, bo bakuriyemo base ababyeyi babo n'abandi, hari igihe umudamu ashobora kwintegra vuba, ibyo byose akabifata akabigira ibye, wowe ukabona siko bimeze, ibyo urumva bitatera conflict, byatera conflict. Ntabwo mvuga ko byose ari byiza, ariko tugomba kumenya ko dufite identity, tukamenya ko dufite indangagaciro. Umudamu w'umunyafurika afite indangagaciro ze, n'umudamu w'umuzungu afite indangagaciro ze, ntabwo twabyigana byose, rero tugiye gukora ibindi. None rero tugaruke kuri ya topic yacu byo kuzana wazanye umugore n'aha, none twarebye no ku kintu cyangwa se umugabo, bombi mbavuge, umugore yazanye umugabo cyangwa se umugabo yazanye umugore, hari aho bigera, twavuze ku bijyanye na economy n'uburinganire, hakaza ibijyanye no gufasha noneho imiryango. Ibyo bintu biri guteranya imiryango, biri guteranya umugore n'umugabo muri ibi bihugu by'i Burayi. Wowe kamera iri kugituma utagira focus neza, birimo gutyo nta kibazo. Noneho icyo kintu kivugeho ku bijyanye no gufasha imiryango, sibyo? Birateranya muri ubu, ugasanga imiryango cyangwa se umugore n'umugabo, ibyari imiryango dukunze ahubwo ibaye intandaro yo gushwanisha abantu bari hano. Icyo kintu kivugeho nawe. Ntacyo kivugaho cyane kubera ko turacyamaze kuganira. Hari topic twateguye yitwa urukundo, amoko y'inkundo n'uburyo tugomba kubyitwaramo. Urukundo rw'umuryango hagati y'umugore n'umugabo, umudamu afite akomoka n'umugore afite akomoka. Noneho twebwe iyo miryango nk'umugore n'umugabo twayifasha dute? Communication. Ya communication twari turi kuvuga. Uyakeneye gufashwa cyangwa ntabwo bikeneye. Turabanzwe cyangwa turabanzwe uyu nguyu. Ntabe mubwiyo. Nshatse zinarekeraho. Mwabyumvikanye hari byatera conflict. Ni ukuvuga ngo ikintu kibura ni communication, twayivuze kuva kare. Ariko noneho hajemo ako kantu k'imiryango, gufasha imiryango, ubivuzeho. Habayeho communication, ndumva mwabana neza kandi niyo miryango mukayifasha, urugo rukakomeza rukaba neza, sibyo? Noneho tujye ku kijyanye abana. Umugore yaraje, mwarabyaye, sibyo? Abana n'umugisha, none n'ibisubizo by'amasengesho. None ntihari igihe abana baba intandaro yo kugira nanone ngo mutandukane, hari umugore n'umugabo. Wowe urumva muri bya bintu byose twavuze, ibintu byo kubwizanya ukuri, ibya economy, byo byose twabivuze. None haje ingingo y'abana. Ni gute abana batuma umugore
cyangwa se umugabo ashwa umuryango hazamo conflict hazamo conflict umugore n'umugabo bapfuye abantu iyi nayo ni yangingo yecanye n'urukundo urukundo rw'umugore n'umugabo urukundo rw'abana nayo tuzayikarukaho ariko hari ikintu gikunze kubaho wenda tuzagarukaho cyerekeranye n'amafaranga bagenera abana n'ibyo rya economy nibyo ugasanga kera ajyaga kuri konti y'umugore gusa ariko ubu ngubu baragikemuye baragikemuye ariko se ako kantu uvuze mbere hari ikintu cyabayeho imiryango umugore n'umugabo bagatandukana kubera amafaranga bagenera abana none ugasanga umugore kuko bayoherezaga ku mugore ugasanga umugore niwe ushaka ngo amafaranga nanjye wowe umugabo nta kintu ugomba gukora urukumva bose kuko amafaranga ari kuri konte ariko nanone ya communication ubwo niyo yabuze siko bimeze cyane none ugasanga ibyo bintu commune cyangwa se leta ihora mu manza z'amafaranga y'abana akoreshwa nabi abagabo nabo bakaburana twararenganye amafaranga mu y'abagore ari nge ariko burasaba byavuyera kuba bagize 50-50 byatewe n'iki leta yarabyizaho kubera za manza nicyo kintu mbega imanza zari zabaye nyinshi ariko nanone bya bintu twavugaga communication urukundo nyakuri kuganira ku buryo mukoresha umutungo wanyu urukumva none leta ubu ngubu yaravuze oya tubona abagabo barengana kubera ko nizo manza twirirwamo ubu rero leta yarabikemuye ubu ni 50-50 kandi abenshi babyumvikanaho hari amafaranga niba ari ibihumbi 10 cyangwa se tubateye miliyoni y'amanyarwanda 500 ku mugabo 500 ku mugore ni gutyo bimeze abenshi babyumvikanaho ati tuyakoresha muri uburyo kandi bikagenda neza kabisa ubu ngubu ibyo byose banze imanza zaragabanyutse na za divorce nuko ahubwo se ubwo nyuma yaho urukundo byongeye urukundo mu rugo icyizere byongera icyizere n'urukundo kubera ko umugabo yabaga ahangayitse amafaranga yagiye kuri konti y'umugore se umugore arayakoresha neza umugore nawe ariko si bose twibuka ko atari bose ababashe kubigeraho communication nziza ingo nziza zirahari pe nibyo yego mbabarero noneho dusoze iki kiganiro wenda kitarambirana kitaba kirekire cyane ugasanga abantu barambiwe wenda nudukundira uzongera uze udutumire ariko wenda mbere yuko dusoza hari akantu nshaka ko tuganiraho yego kajyanye n'igihe ubona le temps africain isaha y'umunyafurika igihe hano wakivugaho ute wenda muri make kugira ngo dusoze igihe kiratubangamira abanyafurika iyo utafite nosiyo y'igihe ugeze hano i Burayi uratakara nibyo kabisa kandi gitera konfuye mu rugo nibyo tuvuge mu gihe mu bukwe bw'abanyafurika akenshi se anisije itoroshye uzi kugira ngo wenda tuvuge urasohotse utegereje umuntu iminota indi saha nzima wowe wasohotse umutegereje hanze iki kintu urakivuze nibutse hari ingingo twigeze kuganiraho nge na madame n'undi mutumirwa twari twatumiye iki kintu bakivuzeho nyine bari kubwira ukuntu rimwe na rimwe ngo abadamu abagabo bashyira pressure ku badamu kandi wenda batabafashije ikintu cyiza cyane mu mirimo icyo kintu twakivuzeho none se ko ushobora no kumufasha ndabizi ko hari umugabo wenda akabyuka agategura abana akitegura akabashyira mu modoka yarangiza akagenda akicara agategereza ntibibaho se nabyo bibaho ahangaha rero icyo navuga abadamu mumbabarire igihe cyane kirarushya kandi buriya twebwe abagabo igihe kiratubabaza iyo mukerere mu bantu
umugabo ntabwo ari buvuge ngo umugore wankerereje ntabwo yabivuga ntabyo bavuga ariko kandi abantu bose babonye mwakererewe niwe bavuga bati niwe nyiri urugo niwe watumye mukererwa bikavugira hejuru izi kesi zirakomeye cyane no kubivuga biro ntibyoroshye ariko nanone najyaga numva kera ngo le temps est plus cher que l'argent igihe kirahenda kurusha amafaranga ubu nabibonye abajya banavuga ngo time is money abongereza twagombye ibi bintu by'igihe badamu bagabo inshuti zanjye n'ijambo ry'Imana dore ngirira bivuga nukuri nibyo mucunguze uburyo umwete uburyo dukora ducunguze uburyo umwete cyane cyane mu bihugu twajemo ho birenze urugero kuko nta kintu ushobora kugeraho utukoresheje iki neza nukuri murakoze rero reka dusoze iki kiganiro ndizera ko cyabanyuze ubwo nawe niba hari inyunganizi igitekerezo watwandikira kuri comment ushaka icyo twakuganirizaho cyangwa se ingingo twateguraho ukabitwandikira tukabitegura noneho tukazabaganiza cyangwa se tukazategura iyo ngingo tukayiganiraho hano tubereyeho gufashanya kwigishanya nkuko intego yacu ya Dias Connected TV ibivuga ngo nugusangira ubumenyi turashoje rero ndagira wenda dusoza sinzi niba hari icyo wabwira abadukurikiye none turi gusoza gusoza icyo nabwira abadukurikiye isirasharira igitandukanye n'ibyo by'imibereho ariko ubundi isirasharira ahantu hose niyo mpamvu Paul yavuze wa Filipi 4:12 inshobozwa byose na Kristo imbaraga amen gusenga umugore n'umugabo imiryango bizadushoboza byinshi bene data sisters and brothers amen urakoze rero turashoje ubwo naho mu biganiro byacu by'ubutaha ntiwibagirwe gukora subscribe ntiwibagirwe gukora share ndetse no gukora like no kuduha ibitekerezo muri rusange ndetse ukabisangiza n'abandi baba batabonye izi nama ibi bintu tuba twabaganirije ubwo kandi niwumva byubaka rwose nawe cyangwa se ukifuza ko wenda uratwegereye waza ukagira icyo bivugaho hano Dias Connected TV uzaze tuguha umwanya uganiriza abantu nta kintu twishyuza n'ubuntu ibitekerezo gutanga ibitekerezo n'ubuntu ubwo rero cyiza cyane kandi Imana igufasha muri byose buri muntu wese ahawe ikaze kugira ngo ageze dusangize ubumenyi abandi turashoje ngiyari Eric Siuzike ndi kumwe na Pastor John Migabo Imana ibahane umugisha natwe twese amen ciao